Reka nongere ngusuhuzana ariko nguha n'ikaze umukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri News TV. Nanone rero tugarutse hano kugira ngo tuze kukugezaho izi breaking news, dore ko ari amakuru aba yatoranyijwe mu yandi y'amakuru abarakasa mutwe, za nkuru ziba zirimo gucaracara ku bindi binyamakuru, za nkuru z'inkenzi ushobora kuba zagira icyo zakumarira cyangwa se icyo zakungura. Kugeza ubu ngubu nanone nyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kuramburira hamwe izi breaking news, dore ko ari amakuru aba arimo gucaracara hirya no hino ku isi. Kugeza kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru arimo kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho umupasitori tuzi nka Rutayisire yabashije kuba yahura na President Paul Kagame, ndetse turaza kunyarukira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'umurwano bihagaze bite, aho ingabo za M23 zirimo gukora ibishoboka kugira ngo zibashe kwirwanaho hamwe naho zihanganye n'ingabo z'igisirikari cya leta ya Kongo FARDC. Turaza kunyarukira hariya mu gihugu cya Uganda, aho kugeza ubu ngubu umwuka mubi wagaragaye nyuma gatoya yuko Museveni amaze kuba yakandika ku rukuta rwe rwa Facebook avuga ko kugeza ubu ngubu umuhungu we atangiye kuba yakijandika muri politike y'igihugu. Ayo makuru nayo turaza kuyagarukaho mu buryo bwimbitse. Reka rero twuse cyane tutabatindiye tubatangirire kuri iyi nkuru ivuga ko uyu pasiteri Rutayisire yabashe kuba yakifuza kuba yahura na Perezida Paul Kagame, ndetse akagenda ngamubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ni nyuma gatoya iyi nkubiri yatangiye, aho Paul Kagame yavuze ko ibyo gufunga insengero cyangwa se ibyo gufunga ubuvumo bugiye butandukanye ndetse n'ahandi hantu hasengerwa atari ibintu byaje byitura aho ngaho, ndetse ko ibi ngibi byabaye abizi neza, ahubwo n'izisigaye yanzuye ko zigomba kubasha kuba zafungwa, ndetse hakabasha kuba hategurwa n'amahoro cyangwa se imisoro igomba kuba yagenwa kugira ngo izi nsengero nazo zijye zibasha kwinjiriza igihugu, ndetse zikabasha kuba zagira ibibazo bike zakemura, dore ko avuga ko abapasitori bo bifuza kuba bashyira mu bifu byabo anariko babyimbya igifu, ariko kandi abaturage ndetse abakirisitu muri rusange hari amafaranga menshi bagenda binjiza biciye muri izi nsengero, cyane ko avuga ko izi nsengero zubatse ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ko nazo zakabaye kuba zagira icyo zitanga. Ibi rero byabaye nyuma y'uko Paul Kagame avuze ibi ngibi, ndetse uyu pasiteri Rutayisire akaba n'umuyobozi w'idini ry'abaprotestanti ry'abangirikani mu mbabarire gatoya. Uyu nguyu yavuze ko kugeza ubu ngubu agomba gukora ibishoboka byose, ndetse akavuga ikiri ku mutima we, anariko avuga ko we atazahwema kugenda abwiza abayobozi ukuri aho yanafungwa, ndetse ko we yiteguye kumena amaraso ye ku butaka bw'u Rwanda, atiteguye kuba yayamena mu kindi gihugu. Ni nyuma gatoya y'aho bamwe mu bari hafi ye ndetse n'abagendana nawe bari batangiye kunugwanugwa ko bashobora kuba batoroka igihugu, ndetse ko n'uyu pasiteri Rutayisire ashobora kuba yakimuka igihugu, cyane ko nyuma mu minsi ishize twumvise SP arimo kugenda amuvugaho ndetse anamugarukaho. Bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bagiye bagaruka kuri uyu mugabo pasiteri Rutayisire bitewe n'imvugo agenda akoresha mu kuba yavuga kuri iki kibazo cyo gufunga insengero, ndetse n'amagambo akoreka cyangwa se n'amagambo abasha kuba akoresha awe avuga ko ari ukuri, dore ko akurikirwa n'abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu rero pasiteri Rutayisire ari nako yahise yandika ko ashaka kuba yahura na Perezida Paul Kagame, ndetse bakaba bahurira ku rusengero runaka, akagenda amubaza ibibazo bigiye bitandukanye ari cyo cyifuzo cye, ndetse akabasha kuba yamusobanuza no ku mpamvu yatumye izi nsengero zishyirirwaho imisoro
imisoro, cyane ko ngizi insengero zashinzwe na ba nyiri madini, ari nako wavuga ko ibi ngibi byo gushirirwaho imisoro bitagakwiye, kubera ko aba nyiri madini bashoramo amafaranga menshi kugira ngo abakristo babashe kubona aho basengera ndetse babashe kubona n'aho bicara ndetse n'ibindi byinshi. Rero aba bapasiteri nabo ngo baba bakeneye akafaranga cyangwa se imiduga iturutse mu rusengero, ari nako rero wavuga ko abantu bagiye batandukanye bakabashije kuba bakomeza basenga, ari nako we anzura ko avuga ko agomba guhura na Perezida Paul Kagame ndetse akagenda amubaza ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ngubu rero hano mu gihugu cy'u Rwanda insengero ntago zirafungurwa cyangwa se zirakomorerwa ngo zibashe kuba zasenga mu buryo bugiye butandukanye, dore ko guverinoma yashyizeho amabwiriza agiye atandukanye y'ibyo basabwa kugira ngo babashe gukomorerwa ndetse n'ibyo bagomba kuzuza, harimo kuba hari ikibuga kinini hanze mu gihe haba habaye impanuka mu rusengero abakristo babasha kuba bahungiramo cyangwa se kuba basohokeramo, kuba hari soundproof, dore ko byagaragaye ko hari insengero zimwe na zimwe zituye mu mazu rwagati, kuba hari umutekano uhagije, kuba hari za kizimyamwoto zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kuba byarinda inkongi y'umuriro, dore ko haba harimo ubuzima bw'abantu benshi, kuba hari n'ibindi bikoresho byakifashishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu kureba niba hari umwanzi waba ari aho hafi cyangwa se kuba yateza ikibazo bijyanye n'ibyo by'inkongi y'umuriro. Kugeza ubu ngubu rero insengero mu Rwanda ntago zirafungurwa, kugeza aho minisiteri ibifite mu nshingano yasohoye amabwiriza avuga ko insengero nazo zigomba kuba zatanga umusoro. Reka rero munyemerere iyi nkuru ya hano mu gihugu cy'u Rwanda tuyisubikira ahangaha, kuko tubaramike ku kibuga cy'imirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ihuje umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda bifata indi ntera. Imirwano rero irimo kuba nyuma y'uko iki gisirikare cya FARDC, izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitegetswe na perezida wa kiriya gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko agomba kuba yakora ibishoboka byose akambura izi ngabo bahanganye cyangwa se izi nyeshyamba bahanganye za M23 intwaro. Ibi ngibi rero yabivuze nyuma yaho gatoya, ari nako twahise tubona ibifaru bikomeye ndetse n'abakomando special force ndetse n'abandi basirikare bo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, utibagiwe Sadeke ndetse n'abacancuro b'abazungu barimo kumanurwa hariya Igoma kugira ngo babashe kuba bakigaba mu duce tugiye dutandukanye uyu mutwe M23 wagiye wigabiza mu bihe bitandukanye. Ari nako rero izi ngabo za Kongo zahise zifata iya mbere mu kuba zatangira kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba za M23. Nubwo bimeze gutya rero, izi nyeshyamba nazo zahise zitangiza ibindi bitero nabyo byo kugaba kuri izi ingabo za leta ya Kongo, ari nako izi nyeshyamba zigenda zirwanaho mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza ubu izi nyeshyamba ziragenda zigaragaza umuhati ndetse n'imbaraga zirusha izi ngabo za leta ya Kongo, aho kugeza ubu ngubu harimo kuvugwa operasiyo yakozwe ejo bundi hashize, ari nako yahise ihitana abasirikari bagera kuri 13 biganjemo abo mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu rero tubabwire ko muri Uganda amakuru avugwayo, biravugwa ko nyuma y'uko Gen Muhoozi agiye ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter akandika avuga ko uyu Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, ari nawe perezida wa kiriya gihugu cya Uganda, arimo kubogamira abaturage ba leta ya Uganda ndetse hariya mu gihugu cya Uganda ko harimo abaturage bagiye batandukanye barimo guhohoterwa ndetse n'abayobozi, kandi ari nako uyu Muhoozi we avuga ko agomba gutanga challenge cyangwa se itandukaniro mu buyobozi. We avuga ko atagendera kuri diplomasi yese, ari nako se we bihita bimurakaza bikomeye, aho avuga ko umuhungu we yiyimikiye ubwe, dore ko ari wamuhaye ipeti rya generali, umuyobozi mukuru w'ingabo za hariya mu gihugu cya Uganda. Ubu rero inkubiri cyangwa se guterana amagambo
amagambo hagati y'uyu muhungu Geno Muhoozi Kainerugaba ndetse na papa we umubyara Museveni Yoweri Kaguta. Amagambo cyangwa se inkubiri y'amagambo irimo kugenda ifata indi ntera,